papa yambwiye ko abo mbona ari sokuru na nyogokuru, akaba ari babyeyi babyara mama. Mu by'ukuri naratunguwe cyane, sinari nzi ko mama yari afite ababyeyi n'abavandimwe. Ku myaka yanjye 13 nahise mbona ko byanga bikunze mu muryango wacu harimo ikibazo gikomeye cyane, kuko kuva bose bagera mu rugo sinigeze mbona bavugana na papa uretse Alex wenyine, ari nawe uyoboye umuhango wo guherekeza mama. Uwo munsi nari mfite ibibazo byinshi byo kubaza papa, maze ngasobanukirwa neza amateka yaranze umuryango wanjye, kugeza ubwo abo bantu twahuriye mu byago byo kubura mama gusa. Twasoje gusezera mama, twese tujya mu modoka twerekeza ku kiliziya. Padiri yamusomeye misa amuvugira isengesho nk'umukristo utabarutse. Abafite ibyo kuvuga baravuze, na papa yagize icyo avuga, gusa agahinda kavanze n'ikiniga ntibyatumye ijambo rye rirangira. Gusa mu byo yavuze byose nibwo namenye ko mama yagonzwe n'imodoka ubwo yari ari kujya mu kazi ke k'ubuzunguzayi. Amarira yari menshi mu kiliziya. Nari nzi ko abo bose bari kurira ariko bakundaga mama, ariko nanone nkibaza impamvu ntababonaga mbere y'urupfu rwe. Sinzi uko nagaruye ubwenge maze mbura mushiki wanjye. Umutima urashibuka ntaba n'ubwoba bwinshi. Ndebye ku ruhande mbona yasinziriye kuri mwarimu. Kuri mwarimu Alice nubwo yari akiri umukobwa yagiraga umutima mwiza. Nahise nsaba Imana nti, Mana nubwo utemeye ko umuryango wanjye uguma wuzuye, ariko byibura mwarimu Alice umuha umugisha no guhirwa mu buzima. Nkiri muri ibyo mbona bose barahagurutse. Padiri atanga umugisha, asoje dukora ikimenyetso cy'umusaraba turasohoka. Twagiye mu modoka twerekeza ku irimbi. Ntababeshye, nibwo bwa mbere nari ngeze ku irimbi, ahantu bashyingura abantu. Nagize ubwoba bwinshi ndatitira, guhagarara birananira. Umumama twari twegeranye abibonye aramfata aranturisha maze arampumuriza. Icyanteye agahinda no kwiheba gukomeye nuko nabonye serikeye mama yari arimo yururutswa mu mva. Mbona koko bya bintu biri seriye. Abafundi bari aho bahise batangira akazi ko kumena beto, barasiba neza ubona ko nta cyabaye. Ibintu byatumye ndakarira abafundi cyane. Gusa nta kindi nari kurenzaho. Barasoje dushiraho indabo. Umuhango urangiye turataha, twerekeza kuri hoteli yari hafi aho turanywa bimwe bita gukaraba intoki. Ababishoboye bateraga urwenya bakiganirira bisanzwe. Papa we yari yicaranye na Rangwida na Alex ku meza amwe baganira gake. Nanjye na mushiki wanjye twicaranye na mwarimu agerageza kutuganiriza ariko tukabura imbaraga zo kumusubiza. Ntibyatinze gukaraba intoki byararangiye, tujya mu modoka turataha. Twageze mu rugo ntawuvugisha undi. Twavuye mu modoka twerekeza mu rugo, abicara baricara abandi dukomeza mu nzu. Nageze mu nzu nitegereje neza mbona hari abantu nari kubona, nsubira hanze ngo ndebe ko ndababona. Nitegereje mu bari hanze bose nabwo ndababura. Abo nta bandi nari ndimo gushakisha, ni bamwe papa yanyeretse avuga ko ari ababyeyi ba mama. Negereye marume Alex kuko ari we nari maze kwiyumvamo cyane kandi mbona ko ntari birye, maze ndamubaza nti, ese Alex ababyeyi bawe bari he ko ntawe mbona ngo mbasuhuze? Alex yaranyitegereje amera nk'usekamo maze arambwira ati, batashye kandi kubasuhuza ni ukwiruhiriza ubusa kuko nta nicyo byakumarira, basanzwe bakuzi humura. Yamaze kunsubiza atyo acaho aragenda. Nanjye ngenda ngana mu cyumba cya papa. Nafunguye urugi ariko ntiyanyumva. Nitegereje neza mbona afashe ifoto ye na mama bari kumwe. Naramwegereye mukoraho nabwo ntiyanyumva. Birumvikana ibitekerezo byari byamutwaye. Nitegereje neza mu maso ye mbona amarira menshi atemba ku matama. Nafashe agashuka kari iruhande rwe aba ari kumuhanaguza maze nawe aramfata ndyamisha mu gituza. Sinzi uko nasinziriye mu gituza cya papa, ariko narakangutse nisanga ndyamye jyenyine mu cyumba cyabo, maze ndabyuka nerekeza mu ruganiriro. Nageze mu ruganiriro nsanga harimo abaturanyi. Ndebye neza mbonamo inshuti yanjye Kevin naramwirengagije kuko yari kumwe n'ababyeyi be. Burya koko nta cyaruta inshuti. Narasohotse ngeze hanze w'abantu nahasize nsanga ntabahari, maze nicara ahantu hihishe kuko bwari bumaze kwira. Ubu
ubundi bwo ndirekura ndarira bya nyabyo. Mbaza mama impamvu yagiye akadusiga. Narariraga kandi mubaza imodoka yamugonze uko imeze ngo nzamushakire ubutabera, ariko mama ntansubize. Mu kugarura ubwenge nabonye inshuti yanjye Kevin yicaye iruhande rwanjye arimo kurira. Mpita mbona ko narengereye cyane nkarenza urugero rwo kuriramo. Akaba ariyo mpamvu Kevin inshuti yanjye irimo kurira. Kevin yarampagurukije amanagura amarira akoresheje agapira ke k'umweru yari yambaye. Arangije nsaba guhora sinongere kurira. Naramwumviye ndatuza maze ndamuhobera. Amfata ukuboko maze anjyana mu cyumba turaganira, numva nongeye kwishima. Mushiki wanjye nawe yaraje abyutse asanga ndi kumwe na Kevin, aricara nawe turaganira. Ntababeshye twisanze turi guseka nkaho nta cyabaye. Marume Alex yaraje adusezeraho muri iryo joro, atubwira ko azagaruka kudusura ubundi bwo aragenda kuko yari afite imodoka. Bidatinze masengera ngo yaraje kutureba ngo tujye ku meza. Twarahageze dusanga byose birateguye. Tukiri kurya nibuka ko hari ibibazo byinshi nifuzaga kubaza papa, nuko nta gutinda mpita mubaza nti papa, kubera iki sokuru na nyogokuru baje ntibadusuhuze kandi bakagenda batadusezeye? Ese barabanyeretse bari bo cyangwa arimo kumbeshya? Papa yaranyitegereje, yitegereza abaturanyi bari aho, arangije afata ikirahuri cy'inzoga arasoma, nuko aratubwira ati bana banjye, bari abantu nakweretse nibo ababyeyi ba mama wawe. Kuba batadusuhuje cyangwa ngo badusezereho ibyo nta n'ubundi ntacyo byari kumarira. Ikindi kandi ni uko hano hari haje basaza ba mama wanyu uko ari 3 na bakuru be 2, ariko nta n'umwe wamenye uretse Alex wenyine gusa wadufashije. Abari aho twese twaguye mu kantu, turatuza tureka kurya dutega amatwi papa. Papa yarakomeje ati ubwo nigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye nahuye na mama wanyu mu ishuri rimwe. Turigana bidatinze tuza no gukundana. Ariko njye nigaga kubw'abaterankunga banyishyuraga ishuri kuko iwacu nta babyeyi nari mfite, yari njye n'uyu mushiki wanjye. Ariko mama wawe wo iwabo bari abakire cyane. Ibyo byose twarabyirengagije turakundana bya nyabyo, ariko iwabo ntibabyishimira. Twageze mu mwaka wa 5 urukundo rwacu rwarakomeye cyane, maze ababyeyi be banyirukanisha ku ishuri ndataha mu rugo. Icyo gihe n'abaterankunga banteraga inkunga bahise bayihagarika. Bidatinze mama wanyu yaje kunsura mu rugo ararara. Twarararanye bucya ataha. Nyuma y'amezi 2 nibwo yambwiye ko atwite. Iwabo baje kubimenya baramutoteza. Nanjye barampize birangira nirukiye muri Kigali, maze mama wawe hashize kangahe ahita nsanga muri Kigali. Iwabo baramushakishije baramubura. Igihe bamenye ko tubana bamuciye mu muryango. Ibyo byose twarabyirengagije. Mama wanyu ayoboka ubuzunguzayi, nanjye nyoboka ububaji, maze turakora turizigama kugeza tuguze inzu turimo. Akiri muri ibyo telefone ye yarahamagawe. Mu kuyitaba twumvishe bamubwiye ngo ngaho amakuru se kandi bakiriye ni makuru ki? Birabe byuya ntibiba amaraso. Ntuzacikwe na episode ya 4. Niba iyi nkuru inzu y'umwijima wayikunze cyangwa se yakunyuze ku mutima, ntugende udakoze subscribe, like, usige na comment. Iyi nkuru inzu y'umwijima yanditswe kandi natunganywa nanjye Nshimiyimana Anselme. YouTube channel yo ni yayindi ni ku Nkombe TV. Ndabakunda cyane.